ubwo turaha mutureba bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze igihugu cyose igihugu cy'u Rwanda ureba ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere yuko wakwica u Rwanda zakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri, ibibaho tureba ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, hari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka. Ntabwo byakora. Uwo ni Kagame ukomeje kwigamba ubwicanyi, ariko kandi namanza nihanganisha mwe mwese muri bihe bitoroshye, abantu muri kwibuka abanyu bagizweho ingaruka n'itsembatsemba itsembabwoko. Ubwo rero ibyo Kagame yaje kubyazamo jenoside, mukomeze mwihangane n'utari ubuzacya, kandi mwibuke kandi mwibuka no kwiyubaka kandi mwibohora by'ukuri munabiharanira. Reka rero twihute ni ku ngingo enye gusa tugiye kuganiraho. Ku ngingo ya mbere ndagaruka kuri Kinshasa, uburyo ki yanze kwakira babasogosi. Ndagaruka kuri Red Tabara imaze gukubitana nanone na RDF, ho urumva urugamba n'urw'Imana nko mubizi. Hari ibintu byamaze guhinduka muri ibi ngibi bigendanye na RDF na M23 byo kujya kumvikanira handi ya manevre de distraction, nabyo ndabigarukaho. Bahinduye nanone bikomeje guhindagurika, ariko kandi ni Masisi ndagaruka kuko habere intambara zitoroshye, nubwo bwose RDF yaje gusubira inyuma, ariko ntiyagiye. Za ntambara zakomeje n'ubundi hariya, ndavuga muri Masisi. Reka dukomeze rero mbabwire nti injana like yawe ni ingenzi, kandi dushimira mwese mwakanze like, mbabwira nti mukomeze musenga Imana kuko urugamba n'urw'Imana uko byagenda kose. Uwiteka niwe ururi imbere uko byagenda kose, naho umutima utatoha nta kizabuza bido gutabarwa, cyane ko Imana ibirimo. Twihute ndahera Kinshasa. Nkuko mubizi nigeze kubivugaho, hari abasirikare ba DRC bafashwe, cyangwa se ba FARDC bafashwe, ndetse bafatwa na RDF igihe yafataga uriya mujyi wa Goma, ndetse baza kuza ejo bundi guhamagara imiryango mpuzamahanga bavuga ko bashaka kubasubiza iwabo muri Kinshasa, ariko ngo bakabaherekeza, ndetse ngo na Croix Rouge ngo bakabageza Kinshasa. Byaje kurangira rero ubutegetsi bwa Kinshasa buryanze kuko bwabonye kubikemanga, kandi koko nibyo natwe twabikemanze. Baravuga batereka da ntabwo bishoboka, abantu maranye imyaka 2 cyangwa se imyaka 2 muri kumwe nabo, mubatoza cyangwa se umwaka n'igice muri kumwe nabo, nta wamenye abo bantu nimba ari nabo bagarutse. Ubwo rero Kinshasa yanze ko abo basirikare bitwa bayo cyangwa se bafashwe na RDF ikabagumana. Uyu munsi Kinshasa yanze kubakira, banze ko bajya muri Kinshasa. Ubwo urumva Kagame nandi mayire yo kugira ngo nyine batangize ibitero muri Kinshasa. Byaje kurangira byanze. Ubu tuvugana n'undi muvune yaragiye guhagurukana muri iki cyunamo, nabyo iyo sosi yaguye mishishi, wenda bazaza mu bundi buryo, ariko Kinshasa ntago ishaka ko baza mu mujyi wa Kinshasa. Yes, kubakira bagomba kubakira nk'abasirikare babo, bakamanza bakabacana ahantu bagomba no kubafunga. Ubundi se bafatwa gute cyangwa biripotinga bati, hanyuma rero bakanabazwa. Ubwo rero Kinshasa yanze ko batagomba kwakuza mu mujyi wa Kinshasa, cyangwa se kuza muri uwo mujyi, bazajya naho kubakirira. Ubwo nandi mayeri nyine yaje kuburizwamo. Hanyuma mu uyu munsi habaye imirwano hagati y'ikitwa M23 yo isubiranyemo, ariko bikavuga ko barwanye Red Tabara yarwanaga na RDF original. Murabizi ko ikitwa hari imitwe 3, hari M23, hari AFC, hari natwe irwaneho. Ndwa ngo AFC ni AFC ni ya indi n'undi ni ya M23 ni ya RDF yahinduye izina nyine mu kwiburanya. Twirwaneho ni babanyamurenge babaga mu Minembwe, bari bayibone makanika. Mbo abitwa Red Tabara nayo ni RDF y'abarundi
ariko n'abanyarwanda bateraniye mu Bugesera n'uwitwa Kabutura, ndamukiraho hano kuri Sambonera muze kumubona. Uwo Kabutura uwo mu majoro wateraniye bari abarundi, harimo abakenyene bafashe kugira ngo babe nk'agakingirizo, ariko komandoma ni Kigali nyine. Abo ni abantu bake kugira ngo bigaragare ko ari abarundi bari kurwanya leta yabo. Ubwo rero byaje kurangira mu gitondo bakubitanye, bamaze gukubitana, hanyuma induru ziravuga. Ubwo ikitwa abitwa Lady Tabara ngo bari bazi kumvira amabwiriza aturutse i Kigali, sinzi bashaka ngo gutera, sinzi aho umuhano bashaka gutera, ariko Lady Tabara avuga iti reka da. Ubwo rero nyuma yo kwanga kumvira amabwiriza baje kuraswaho na RDF original bararwana, ariko izo ntambara zaje guhosha nabwo haturutse intumwa ya Kigali yaje kuza guhosha izo ntambara. Iyo ntumwa ikaba yavuye muri ya indi mu byitwa AFC yavuye muri politike yagiye guhosha izo ntambara, ndetse n'umusirikare bongeye kwiyunga. Birumvikana, urumva babanga kwikira hanze ariko barwanye. Uyu munsi rero nyuma yo kurwana ntabwo bigeze bahuriza ku bitero, ahubwo biri mu bitero n'ubundi bashwaniragamo. Nyuma yo kurwana rero nanone ikitwa Lady Tabara yaje kongera kurwana na Twirwaneho nanone, barwanira mu Minembwe, ariko nanone baza kongera gutuza, nanone baza kongera kumvikana, intambara zirahagarara. Ariko intambara zabaye uyu munsi hanini zari izabo, bo barwanaga ku mpande zabo bitewe nuko batumvikana ku byo kuri shebuja ibyo batuma kwiba. Ibyo rero Imana ikomeje konyuranya indimi, niko byagenze. Ariko kandi n'ubundi nubwo bakumvikana ntabwo bizakunda, kuko komando muri kufi Kigali ntabwo bari kuyumva kimwe bose uko bari mu ntambara. Byahindutse rero nkuko muri ya manevre de distraction, RDF bongeye gusaba ngo kongera kujya kumvikana, bivuye Katari, bivuye Doha, bivuye muri Tanzania, hajya naho byagiye yongera ngo birazengurutse. Ubu noneho ngo bagomba kujya kumvikanira ahandi hantu, ngo kujya kumumishyikirana. Aho ni hehe? Ngo ni mu Busuwisi, ngo naho RDF igomba kujya kumvikanira na Kinshasa. Ngo ndavuga ikitwa M23, ngo bakongera bakajya gusubikira amasezerano bagiye mu Busuwisi. Ubwo rero urumva aya ni ya macenga barimo nagumye kubivuga, nteguze Kinshasa. Ibi ntabwo ari imikino, ni ugukomeza kurengageza kugira ngo babone uko bazahitana umukuru w'igihugu, ni ukwimura iminsi. Ariko gahunda ni uguhitana umukuru w'igihugu cya Kongo, kuko niyo gahunda bafite. Ubwo rero bari guhindura ngo bajye kumvikana muri Kinshasa, ariko se nako mu Busuwisi. Ubwo ahandi hose biranze, bazazenguruka mpaka, ariko bibaye nk'uko Habyarimana bamugenje mpaka bamuritiye mu ndege. Namwe rero bakongomani mutirwanyeho ngo mube nka Irani, ntabwo bizashoboka. Mwabonye ko Irani intambara yayitsinze, ndetse Amerika ikaba yemeye kuyipfukamira, mu gihe Irani ibyo yasabaga byose yabihawe, kandi nabwo ikavuga iti ntabwo tubyizeye, bigomba kujya muri ONU bigasinyirwa. Nabwo ikavuga iti nubwo byasinyirwa twe turi tayari kurwana, kuko ntabwo tujye twizera ibya Munyamerika batubwire. Niko Irani yavuze mu itangazo ryayo, mu mvugizi wayo yabivuze. Muri Masisi n'ubundi intambara zongeye gushozwa, aho babyutse barwana. Ni ibitero byagabwe na Wazalendo ibigo bakuri b'abasogosi babarashe, ndetse kugera ubwo mu gicamunsi abasogosi nabo baje gusubira inyuma, ariko bakaza kongera kugaruka nanone baza kwataka pozisiyo za Wazalendo ndetse na FARDC. Ibyo rero baje kuraswa nanone, baza gusubira inyuma, ariko bitavuze ko bagiye, kuko bagumye mu birindiro byabo, hafi y'ibirindiro byabo. Ni ukuvuga ngo rero inkotanyi ntabwo zirava muri Masisi, ziracyakomeje kurwana. Ibyo bababwira ngo hazabaho ibyo bwumvikane, ngo hazabaho gushyikirana, ngo intambara izahagarara, kereka uwatsinzwe yemeye gutsindwa kandi agakurwa ku butaka bwa Kongo. Intambara itarimuka, ntabwo ntimwitege icyo kuvuga ngo hazaba amahoro, ntabwo bishoboka. Kongo igomba kwigira gufatira urugero kuri Irani, kuko Irani yatanze urugero rwiza wo kwirwanaho, na Kongo rero igomba kwirwanaho, kandi ntawe igishije inama. Mwakoze mu makuru ari imbere.